Ese mwene data, wowe ukunda Imana, wowe uvuga ko wayimenye, waba witondera amategeko yayo? Ese waba witondera ijambo ryayo? Reka dusome ubutumwa bwiza bwa Yohana twumve icyo ijambo ritubwira. Nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Yohana 14:15. Ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda mwiyereke. Yohana 14:21. Yesu aramusubiza ati, umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na Data azamukunda, tuzaza ahari tugumane nawe. Yohana 14:23. Ukundishe Yawe Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Gutegeka kwa 2:6. Icyambere ni uko ugomba kumenya ko Yawe ari we Mana yonyine, nta yindi Mana imbere yayo. Uyikunde n'umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Wubahe Yawe Imana yawe, ugende mu nzira ikuyoboye zose, uyikunde n'umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose, kandi witondere amategeko y'uburyo bwose agutegeka, kuko ibyo nibyo bizakuzanira ibyiza, kandi azaza aho uri agumane nawe. Ntugahore, ntukagirire inzika abo mu bwoko bwawe, ahubwo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ndi Yawe. Abalewi 19:18. Uwiteka arakubwira ibyo wowe wamumenye, ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Amategeko yose asohorera mu ijambo ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nukunda mugenzi wawe bizakuzanira ibyiza, kuko nta shyari rizaba ririmo, nta nzangano, nta nzika, ntabwo uzabona mugenzi wawe ashonje ngo wange kumugaburira, n'ibindi byinshi biranga urukundo. Rero we wamenye Imana, ugomba gukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka, ibyo Data gutegeka binyuze mu mategeko ye, kugira ngo kuri wa munsi Yawe atazaberurira ati sinigeze kubamenya, ati nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Byaba biteye isoni. Byaba biteye isoni kuba ari wowe warahoraga mu rusengero, kuba ari wowe wahoraga ubwiriza, wahoraga ku musozi, ariko umwami wacu akakubwira ko atigeze akumenya. Waba wararuhiye iki? Gukunda Imana yacu si ku munwa, kuko nawe yarabivuze ati, ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima yabo imba kure. Abavuga ko bamukunda bakagombye kugendera mu mategeko ye, bakamwubaha, bakamukorera byuzuye. Ni Imana yawe, akaba ariyo wifatanya nayo akaramata, niyo shimwe ryawe, niyo Mana yawe yagukoreye bya bikomeye biteye ubwoba amaso yawe yiboneye. Rero nicyo gituma ukwiriye kuva mu mikino ugakunda Yawe Imana yawe, ukajya witondera ibyo yakwihanangirije n'amategeko yayo, ukagira umwete wo kumwumvira, kuko ijambo rye ritubwira ngo nitwumva ijwi rye ntitwinangire. Dukora ibitunganye mu maso yayo n'ibyo yategetse byose. Iyo mvuze ibyo yategetse byose harimo kudasenga ibishushanyo, imihango ya gipagani, kutarya ibiryo yabujije, ndavuga ibizira, ndetse n'ibindi byose binyuranye n'amategeko ye yategetse. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo uvuga izina Yawe ave mu bidatunganye. Nuko mujye mwitondera amategeko yanjye n'amateka yanjye, ibyo uzabikora azabeshwaho nabyo. Ndi Yawe. Abalewi 18:5. Yawe arakubwira ngo niwitondera amategeko ye n'amateka ye uzabeshwaho nabyo. Nubera Imana yawe wera, izakuba hafi nuyambaze. Rero wirinde kandi ugire umwete wo kurinda umutima wawe ibibi.
ugendere mu mucyo wayo uneshe wa mubi. Usabe Yawe Imana yawe imbaraga kugira ngo ijambo ryayo rigume muri wowe. Ushakire Yawe Imana yawe umwanya. Usome ijambo ryayo kuko niho tubonera ubwiza bw'Imana kandi niho tumenyera amategeko yayo, iby'Imana yanga n'ibyikunda. Hanyuma tuve mu byo yanga by'umwijima tugendere mu mucyo wayo kuko turi abana b'umucyo. Nuko ibyo uzabikora azaba yikunda. Nukora ibyo uzaba uyikunda. Ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda Data wa twese ntikuba kuri muri we. Yohana wa mbere igice cya 2 umurongo wa 15. Niba uvuga ko ukunda Imana, ntugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Ntukabirarikire kuko ntaho waba utaniye n'abatazi Imana. Kandi nubikunda, gukunda Data wa twese ntikuba kuri muri wowe. Icyo nshaka kuvuga hano nuko tugomba gukundisha Yawe umutima wacu wose n'ubugingo bwacu bwose n'imbaraga zacu zose. Kuko ikiri mu isi cyose ni irari ry'umubiri, ni irari ry'amaso, iby'isi n'iby'umubiri n'ibya kamere. Mwene data, wowe ukundwa n'Imana, rushaho gushakisha Imana yawe. Rushaho gushakira Imana yawe umwanya. Ugendera mu mategeko yayo, witondera n'ijambo ryayo, kuko ibyo nibyo bikumenyesha ko ukunda Imana. Muhore mwiteguye kuko igihe kiri bugufi cyo kuza k'Umwami wacu. Amahoro y'Imana n'umwana w'intama abane namwe. Haleluya. Muhabwe umugisha. Muhimbaze Yawe.